Yesu nashimwe, Yesu nahabwa icyubahiro, umwami w'umunyembaraga, tugize umugisha, twongeye kuramuka turi bazima, dufite ishimwe kuko tubonye umunsi mushya, ni umugisha mushya, ni igihe gishya, nta gihe gisa nk'ikindi nk'uko njya mbibabwira, ahubwo umunsi wose ujyana n'ibyawo. Dushimiye Imana rero ko n'uyu nguyu uwuduhaye, kuko hari abandi batawubonye. Ntabwo nzi uko uramutse ubona bimeze, byashoboka ko urwaye, byashoboka ko ufite ikindi kibazo uramukiyemo, ariko niba ugifite umwuka w'abazima uracyari umunyamahirwe. Imana ishimwe cyane mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusangire ijambo ry'Imana, ngira ngo tuze gusengeramo uyu munsi, kandi mu kazi kawe, muri gahunda zose uririrwamo uyu munsi, rize kukuguma ku mutima no mu ntekerezo, kandi rize kukugirira umumaro, uhumurizwe kubw'ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusome ijambo ry'Imana, turasanga muri Yohana ibice byaho 5 ku murongo wa 17, ni uwo murongo umwe wonyine ngira ngo dusome, hanyuma tuwusengeremo. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ariko arabasubiza ati, Data arakora kugeza n'ubu, nanjye ndakora. Amen. Ariko arabasubiza ati, Data arakora kugeza n'ubu, nanjye ndakora. Amen. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ihabwa icyubahiro. Intego numva ashaka ko dusengera uyu munsi, ijambo rivuga ngo aracyakora, aracyashoboye. Imana ishimwe cyane. Byashoboka ko mu bihe byawe byo gusenga cyangwa se mu byifuzo ugenda uhereza Imana, hari igihe ujya wumva hari amajwi akongorera ko hari ibidashoboka, cyangwa se rimwe na rimwe ukagira ngo hari ibyo Imana itagukorera, yakorera abandi, wenda wowe utagenewe, cyangwa se wowe utabasha guhabwa, ariko umugisha wahawe abandi, umugisha uhabwa abandi, Satani yigushuka kubw'ibigeragezo umazemo iminsi, kubw'intambara ufite, kubw'icyo kibazo ufite ubona kikugoye. Satani yereka ukwihebesha, ngo ubone ko hari umugisha abandi bahabwa utahabwa, ubone ko hari ibyiza abandi bashobora kubona wowe utabona. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu aracyakora kandi aracyashoboye. Iri jambo Yesu aribwira abantu, ni inkuru nziza cyane, nuko ntayisomye yose, ivuga uburyo Yesu yakizaga wa murwayi tujya tumwumva kenshi mu ndirimbo cyangwa mu ijambo ry'Imana, wari umaze imyaka 38, uriya murwayi wari urwaye igihe kirekire, ngo wari uri ku kidendezi cyitwa Betisida, hariya hantu ngo hakiriraga abarwayi batandukanye, hakakirira abarwayi benshi, ariko we igihe cyose yahamaze ntabwo yabashaga kubona umuntu wo kumukiza, kuko Bibiliya ivuga ko umurwayi wahageraga akabona umuntu umujugunya mu kidendezi, yahitaga avamo indwara ye imaze gukira. Uyu we rero ngo yari afite ikibazo cy'uko atabonaga umuntu wo kumujugunyamo, nuko igihe kimwe Yesu arahagera aramubona, amubonye ngo ahita we amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Imana ishimwe cyane. Ntabwo agomba kubyerekwa no kubibwirwa n'abantu, we ikibazo ufite arabizi ko ugifite, kandi ajya abimenya. Imana ishimwe cyane. Kandi nubwo yabimenya ntabikoreho ako kanya, ndagira ngo nkubwire ngo aracyakora kugeza n'ubu, aracyashoboye. Uko yari ejo n'uyu munsi niko ari. Imana ishimwe mu izina rya Yesu Kristo. Nuko uyu murwayi rero Yesu ngo amugezeho aramukiza, bitagombye ko amuroha mu kidendezi, akoresha itegeko gusa aramukiza, ariko aza kumubwira ati, ntugende uvuga ibintu byinshi ngo uvuge uko byagenze, wowe utuze. Umurwayi rero kuko atari bubashe kwihanganira kubura guhamya neza uko byamugendekeye, agenda avuga uwamukijije uwo ari we. Bibiliya ivuga rero uburyo abantu bashatse kurenganya Yesu, ngo kuko ibyo yakoze ari amakosa, atagombaga kubikora ku munsi w'isabato, kuko rwose yakoze ikintu kitagombaga gukorwa, kuko yakosheje, bashaka kumurenganya. Niho kuri uyu murongo dusomye wa 17, uyu wonyine twasomye, yitegereje abantu, areba uko bitotomba, areba ibyo bivugisha, areba imigambi bafite, areba uko bameze, arabareba. Nuko Bibiliya ivuze ngo arabasubiza. Aleluya. Arabasubiza, aratobora, arababwira ngo Data arakora kugeza n'ubu,
nanjye ndakora. Imana ishimwe cyane. Bivuze iki? Ntabwo akora kuko habaye isabato, ntabwo akora kuko ari ku wa mbere, ntabwo akora kuko ari ku wa kabiri, ntabwo akora kuko ari ku wa gatatu. Tujya tugira iminsi tuzi ko iremaho isoko, ukaba uzi ko utabasha kubona ibyo ukeneye utagiye ku isoko. Tujya tugira iminsi hari ibikorwa runaka bibera mu nzego runaka, ukaba uzi ko kugira ngo iyo serivisi uyibone bashyizeho igihe abantu bazayitabirira, ku buryo ugiyeho ikindi gihe gushaka iyo serivisi utabasha kuyibona. Izo ni gahunda zo mu isi. Tujya tugira amasaha yo kujya muri banki ukeneye amafaranga, ukaba uzi ko hari isaha utahingukayo kuko usanga bamaze gukinga. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Tujya tugira amasaha atandukanye ushobora kuboneraho buri kimwe cyose ukeneye cyo mu isi, kuko ibihe biba byarashyizweho, hakaba ibindi bihe bitashoboka ko serivisi ukeneye uyibona. Tujya tugira igihe tujya gusaba serivisi tugasanga abantu bagiye mu kiruhuko cya saa sita, bakakubwira bati tegereza aragaruka nyuma y'isaha cyangwa nyuma y'iminota, ugategereza, byaba ngombwa uwo washakaga ntumubone cyangwa akakubwira ngo ntabwo bigikunze. Aleluya! Ariko Yesu yitegereje aba bantu aravuga ati abantu koko baracyatekereza ko uyu muntu yagombaga gukira ari uko bikurikije iminsi, ari uko bikurikije amasaha, ubundi biba bikuye he? Nuko amaze kubareba ababwira ijambo ryiza ndamutse ndi gukunda, riramutse riri gufasha umutima wanjye. Arababwira ngo data arakora, Imana iriho kandi Imana irakora. Nuko arababwira ngo kugeza n'ubu, byari bivuze ko Imana yahoze iri mu kazi kuva kera, kandi n'uwo munsi yakirijeho uwo muntu, ndetse n'uwo munsi yahamirizaga abo. Nuko Imana yari igishoboye, Imana yari igikora. Rero nanjye muri iki gitondo iri jambo rinkoze ku mutima, ndashaka kukubwira ngo Imana irakora kandi ni ukugeza ubu. Ntabwo Imana yakoraga kera yarekeye gukora, ntabwo Imana yarengeraga abantu yabiretse, ntabwo Imana yahozaga abarize yabiretse, Imana yareraga imfubyi zigakura, ntabwo yaretse gukora uwo murimo mwiza. Ntabwo Imana yibagiwe ko abantu bahari bagifite ubugumba, ntabwo Imana yibagiwe ko hakiri abantu barwaye igihe kirekire, ntabwo Imana yirengagije ibyawe. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana irashoboye kandi ibasha gukora. Kuko Yesu yabivuze neza, aravuga ngo data arakora kugeza n'ubu kandi nanjye ndakora. Imana ishimwe cyane. Iyo dusabye mu izina rya Yesu tubasha guhabwa n'Imana ibyo dukeneye, tubasha gutunganyirizwa byose mu nzira zacu ducamo. Nubwo tubona hari ibitarakoreka, ariko Imana irashoboye. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Nkunda kubwira abantu ngo nureba iburyo bwawe cyane, ugatinza ya maso ukabonaho ikibazo kitavaho, ukabona ni nk'umusozi, ukabona ibyiringiro uri kubibura, marayika amubwira gukebura urebe ibumoso, urasanga aya mashimwe, kuko byanze bikunze ibyo bintu byombi umuntu aba abifite mu buzima bwe. Hari ibikugoye, hari ibikuruhije, hari ibikuriza, ariko hari n'ibyo kugusetsa, ukabona ko Imana hari ibyo yakoze ku buzima bwawe. Rero Imana irakora kugeza n'ubu, Imana iracyashoboye, Imana iracyamara abantu ubwoba bw'ubuzima, Imana iracyaremera abantu imibereho, Imana iracyahindurira abantu ibihe, Imana iracyakiza indwara, Imana iracyatanga urubyaro, Imana iracyuzuza ibituzuye, Imana iracyubakira abantu, Imana iracyashoboye, Imana iracyishyurira abantu, Imana iracyahoza abarira. Yesu arakora, niko abivuze, kandi nawe waba umugabo wo guhamya ko akora. Ni ukuri abanyumva sinzi uko mungana, ariko ndahamya ko muri abagabo wo guhamya ko Imana iriho, kandi nanjye ndi umugabo wo guhamya ko Imana iriho, kandi Imana ntabwo ikora ibaza iminsi, ibaza amasaha, ibikora nk'Imana mu buryo bwayo. Reka tugirire Imana icyizere rero. Data arakora kugeza n'ubu, kandi na Yesu arakora. Biracyashoboka rero. Imana ishimwe cyane. Reka dusengere muri iri jambo. Nuba uri mu kazi kawe, nuba uri mu rugendo rwawe, nuba ubona bikugoye, nuba urwaje n'umuntu kwa muganga, nuba urwaye uri ku gatanda, nuba ugiye kujya ku iseta, uvuge ngo data arakora kugeza n'ubu. Nuko bigutere gukomera no kongera kwizera bundi bushya. Mana turagushimiye, ijambo ryawe ni ubuzima ku baryizera, kandi abataryizera nabo babasha kwizezwa n'imirimo ukora. Turagushimiye rero,
kubw'ijambo twumvise. Umugisha buri wese ubana natwe, umugisha buri wese uri bwumvire ijambo, kandi umwuka akomeze kumusobanurira, ibyiringiro ababibuze babihabwe, abarwayi bakire kubw'imbaraga z'ijambo, afite ibigeragezo bamaranye igihe ubakure mu majune no mu makuba, mu gahinda gakabije n'ibindi. Ni uku kuboko kw'Imana kubarengere. Uri Imana ishobora ibyananiye abantu, uri Imana ifite imbaraga zo gukiza, kubeshaho no gutabara. Girira neza abantu bawe rero mu izina rya Yesu. Saba umugisha abantu batwumva uyu munsi, bane nabo mu mirimo bakora, abajya mu kazi ubashyigikire, bari mu ngendo bagendane nawe. Ukuboko kwiza kw'Imana kurinda abantu, neza y'Imana iramira abantu, abagiye gupfa, abagiye kurohama batabarwe n'izina ryawe. Abarwayi bari mu bitaro bakire, abarwaza babo ntibagire icyo bakuburana, uca inzira abadafite imibereho bayibone. Mana ukora imirimo n'ibitangaza, banira abanyeshuri ku mashuri, ukuboko kwawe kwiza ukomeze turindire igihugu, ibindi bihugu by'abaturanyi mu izina rya Yesu Kristo, ibindi bihugu by'amahanga. Hosha intambara zo mu isi, niwe wabishobora, ukomeze kudushyiraho uburinzi. Ukuboko kwiza kw'Imana ukomeze kuramira abantu bayo. Ibyo wakoze mu buzima bwacu ni byinshi, ibyo utarakora ntabwo ari byo bikwiye kutumara imbaraga zo gushima. Niyo mpamvu usabiye ababuze kwizera, afite amajune n'amaganya, ngo ihumure ry'Imana rigere kuri bo. Ukuboko kw'Imana kw'imbaraga nyinshi kuramira abari bagiye gusoza ubuzima, abashaka kwiyahura ubw'intimba n'ibibazo kubw'igihe kirekire bamaze mu marira, abo bagirire neza, imitima yabo ihumurizwe kubw'ijambo ryawe. Nyemerera ubibutse ko ugishoboye, nyemerera ubibutse ko ugihindura ibihe, nyemerera ubibutse ko ugikora, nyemerera ubibutse ko ugitabara, kugikiza kandi kukirengera. Turagushimiye, garura abaguye bavuye mu rwuri bari kurishiriza inyuma yarwo, intama zigiye kurimbuka kubwo guta umwungeri, izo nazo zigaruza ubugwaneza, kuko ni wowe uragira ukaragira ntuzimize. Turagushimiye rero, bana natwe uyu munsi w'umugisha, neza y'Imana igere kuri buri wese. Ukuboko kw'Imana kw'imbaraga nyinshi kuramira abantu bawe, icyubahiro n'ikibi cy'Imana mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha we wabanye natwe, kandi ubana natwe umunsi ku wundi, ubwiza bw'Imana bukumurikire mu izina rya Yesu Kristo, amen.